data tuguhaye ubuzima bwacu, tuguhaye ubuzima bw'abahungu n'abakobwa. Ibi bintu kubivuga amagambo bisa nk'ibyoroshyemo, ariko kubiviva, kubibamo we nta muntu ubuntu wabyishoboza. Ndasengera abahungu bawe n'abakobwa bawe turi mu bihe byo kugutegereza Uwiteka Mana Nyiringabo. Turasaba ubuntu, ndagushimira ko utadusize twenyine. Iriya minsi 40 sesiri ko wahaye Mose ubuntu, mwami wahaye Yosefu ubuntu, arenganywa afungwa bamubeshyera ko yasamanije umugore atabikoze, agishyirwa muri gereza. Uhari ureba, uri Imana ikiranuka, ariko wamuhaye ubuntu ntiyacogora. Ndasabira abahungu n'abakobwa ubuntu bwo kudacogora aho barimo gutambuka, ubuntu bwo kudacogora kugutegereza, ubuntu butera umuntu kutagukuraho amaso, ubuntu butera umuntu kutava muri uru rugendo Uwiteka Mana Nyiringabo, kutayoboka inzira y'ubupfumu, kutayoboka inzira yo kwirwanaho, kutayoboka inzira y'ibyaha. Ndamusabira ubuntu mukunzi mwiza bwo kugutegereza, kutayoboka inzira y'amanyanga. Ndasaba ubuntu bwo kugutegereza Uwiteka Mana Nyiringabo, kugutegerezanya kwizera, kugutegerezanya gutunganywa, kugutegerezanya kurushaho gusa na Yesu Uwiteka Mana Nyiringabo. Ubuntu bwo kugutegereza ikibi kitamunesheje, ahubwo akinesheje icyiza. Ubuntu mwami w'abami, ubuntu mwami mutwaze. Harimo ibivugika n'ibitavugika, harimo ibyo batubwira ntitubashe kubyumva, hari n'ibyo atabasha kuvuga kuko yaravuze none byabaye too much. Uwiteka we mutwaze, wowe ureba mu ndiba y'umutima we, wowe ureba mu buzima bwe bwose, wowe uzi ibirenze n'ibyo we yamenye. Mutwaze Uwiteka Mana Nyiringabo, wowe uzi ibya none, ukamenya n'igihe hazashyirwaho iherezo. Ntitubizi niba ari mu mwaka umwe, ntitubizi niba ari mu myaka 10, ntitubizi niba ari mu kwezi kumwe, ariko murinde kunanirwa hasigaye amasegonda, murinde kunanirwa hasigaye ukwezi, murinde kunanirwa hasigaye iminsi mike. Muhe imbaraga zimwambukana aho ushaka no mu byo ushaka Uwiteka Mana Nyiringabo. Twongeye kukubwira ngo turibumba mu biganza byawe, tubumbabumba uko ushaka, uduhe forme imeze nk'uko ushaka, utugeze kuri ubu buhamya nk'ubwa Mose ngo yari umugwaneza, ngo yarakiranukaga mu nzu yanjye yose. Tugeze aho ushaka, nyubakamo akamaro ka Yesu, nyuzuza mwiza imbabazi. Narabibonye wazishyize muri Yosefu, bene wabo abavandimwe bagarutse barongera baramubeshya bati data yasize avuze ngo ntuzatugirire nabi, ngo rarara. Bakivuga ibinyoma bafite ubwoba, ariko yabireba akarira umutima wo kugira imbabazi, akavuga ngo mwagambira ibi ariko Imana yabikoresheje ibyiza kugira ngo inkizanye namwe n'ubwoko bwose. Yarafite umutima wababariye udashakira abavandimwe bibi, kandi afite imbaraga n'ubushobozi bw'ubwami bwa Egiputa bwose mu biganza bye, ariko afite umutima wahinduwe nawe. Mwami turagusaba umutima udashaririye, kiza abahungu bawe n'abakobwa bawe bazamutswemo n'umuzi wo gusharira kubwo guhemukirwa, bakize gusharirirwa, bagarura ibitwenge n'amahoro mukunzi mwiza, bakize umunkanyari no kumagara. Abavuye mu rugendo bagarure, begure kubw'imbabazi zawe. Abahagaritse imihamagaro myiza yari dufitiye umumaro, ongera ubegure kubw'imbabazi zawe mukunzi mwiza. Abirwaniriye papa bagaca inzira zitarizo, abagore bamwe bashatse imiti, abagabo bamwe bashatse ibyo kwirwanaho. Uri Imana y'imbabazi nyinshi n'ubuntu bwinshi, ongera ubagaruze neza, ubahindukize, ubahe kugutegereza mwami waba bategereza igihe cyawe, kuko itanze umugisha uzi utageretsweho umubabaro, kandi iyo wawutanze uwutanga utakisubiyeho. Bakize ibinyoma by'umwanzi byuzuye byo kwirwanaho hirya no hino. Kiza abakobwa bagutegereje igihe kirekire bifuza urushako, kiza abo basore bategereje, kiza abana bawe barimo guca mu bihe by'ubukene, ababyeyi badafite icyo bishyurira abana ama minerval, ababyeyi ubuzima bwakubititse bumva badashaka gutaha kuko urugo rufite ibyo basaba batabifite. Ndakwinginze ngo bakize kubw'imbabazi zawe, ubagirire neza. Kiza abagore bategereje ko abagabo babo bakizwa, kiza abagabo bategereje ko abagore babo bakizwa, kiza ababyeyi bategereje ko abana babo bakizwa. Kiza Uwiteka Mana Nyiringabo abo bose bafite iyo mibabaro ibagoye, bikore ku bitugu byabo. Reka imbabazi zawe nyaguhora ku ngoma zibegure, begure ubemeshe. Abahitamishijwe n'imibabaro, abakubititse nk'uko Mose yarakubititse kavuga ati sinzi kuvuga sinanabyigeze, abayoboye icyo bazi, wabaje ngo mwakora akazi kibakubwira ati ntitubizi, ntituzi icyo tuzi n'icyo tutazi. Ubuzima bwarivanze, barumva bameze nk'abasazi mu mitwe yabo. Mwami w'abami, bakize kubw'imbabazi zawe. Kiza abagutegereje, barakumenye, bafite ibyo bakwizeyemo, bafite proje bazanye imbere yawe, basengera bagiraho inama, bagirire neza kubyina ngaha, kuko ibyo byose tubikeneye tukiri ngaha. Waratubwiye mu ijambo ryawe ngo ese waduhaye Kristo ngo hari icyo watwimana nawe. Turagushimira umwana wawe waduhaye ku bwacu, turagushimira amaraso wamenye ku bwacu, amaraso y'isezerano rishya, amaraso yashyize iherezo ku bya kera,
amaraso yaduhinduye abera, amaraso avuga ibyiza kurusha ya Beri, amaraso avuga imbabazi atavuga guhora, amaraso avuga ngo utase naryozwa ibibi yakoze, amaraso yampinduye uwera, amaraso avuga imbabazi. Ndagushimira ayo maraso wamenye ku bwacu, waratubwiye ngo tujye tubikora tukwibuka. Iyo turebye umusaraba tubona urukundo rwuzuye. Reka wari ucogoye yibaza ko utamukunda utamwitayeho, muhe kubona umusaraba, ko umusaraba hariho urukundo rwuzuye. Wowe muremyi w'ijuru n'isi wambaye umubiri, uhinduka umuntu usuzugurwa n'abo waremye, wambara ubusa ku musaraba, utega amaboko ku bwanjye umunyabyaha. Mwereka urukundo yongera rwumve rwe kumubera inkuru. Wari ushenjaguwe n'ubuzima n'ingorane, muhe kongera kubona umusaraba. Warakoze ngo tujye dukora dusangira kuri aya meza y'umwami, ngo tubikore tukwibuka, kuko iyo twibutse umusaraba turakomera, twibuka imbabazi zitarondoreka twagiriwe, twibuka urukundo rutagira akagero twakunzwe, twibuka ko utaje gukora umurimo igice muri twebwe, twibuka ko umunsi umwe tuzakubona, bigadutera gukura amaso yacu ku by'isi tugatumbira aho tugana. Ndagushimira amaraso wamenye ku bwacu. Mwami, igihe tunywera kuri kino gikombe, turasenze mukunzi mwiza, kugira ngo ibihango byose bitari byo byubatswe mu buzima bw'abana bawe byose bisenyuke ku bw'amaraso y'isezerano rishya. Waravuze ngo ni amaraso y'isezerano rishya, isezerano rishya rishajisha ibyabanje. Ndagushimira amaraso y'isezerano rishya. Ibihango yinjiyemo abizi cyangwa atabizi, ibyo yakorewe abizi cyangwa atabizi, byose byongere bihinduka ubusa. Byarabaye hashize imyaka irenga 2000 ku musaraba, ariko reka bibe manifeste mu mubiri we, reka bibe manifeste mu mwuka we, reka bibe manifeste mu bugingo bwe. Aneshe, yambare wowe ugaragare muri we, umutsindira ibyo atabashaga kwitsindira. Ngo wenze igikombe uragishimira, ngo uravuga ngo n'amaraso y'isezerano rishya agiye kuva ku bwa benshi. Abahungu bawe, abigishwa bawe mwari muri kumwe barebaga igikombe musanzwe musangira, ariko we wavugaga amaraso yenda kumenwa ku bwacu. Turagushimira amaraso wamenye ku bwacu. Ngo wenze umugati kandi nkuko mwari musanzwe musangira, ariko ufashe umugati ngo urawushimira, ngo uravuga ngo uyu n'umubiri wanjye ugiye gushenjagurwa, wari ugiye kumenagurwa, wari ugiye gukorwa n'isoni, wari ugiye kugira imibyimba ku mubiri wawe, kugira ngo twebwe tutazakorwa n'isoni, kugira ngo tube bazima. Mu mibyimba we dukira indwara, dukira ikimwaro, dukira isoni zari zidukwiriye. Ubwo wari guhinguka data, twari kwihisha mu bihanamanga, ariko ibyo byose wabyishyizeho ku bwacu. Ndasenze ngo igihe abana bawe barira kuri uyu mutsima, imibiri yabo yongera igira imbaraga, ab'ibicano by'amasengesho byazimye byongere bizake, ab'indwara zuzuye mu mubiri zikire, bagira amagara mazima, babashe kuguhimbariza muri uyu mubiri, babashe kugukorera muri uyu mubiri, kugeza igihe bazawukurirwamo bagiye kwambika umubiri w'ubwiza. Bagira imbaraga zo kugukurikira, iminyiro y'uburyo bwose, gutsikamirwa, amatoni umwanzi atereka ku bitugu, umuntu yajya kubyuka bikanga, yajya gusenga bikanga, yajya kwiriza bikanga, yajya gukiranuka bikanga, yajya gukora imirimo bya bikorwa byiza by'abakijijwe, yajya kubikora bikanga, iminyiro ikamubata mu cyaha. Reka byose bimenagurike mwami w'abami. Ubuzima bushya bw'abari muri Kristo Yesu nawe buhinduka umugabane we. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo wabyawe n'Imana wese anesha iby'isi. Reka igihe yegera iki gikombe, igihe arera kuri uyu mugati, nawe aneshe. Turimo turasoza iyi minsi 3, dukomeza gusenga buri wa gatatu kubw'ubuntu bw'Imana. Turashimira Imana bitanga bakazinduka. Kuzinduka iteka ngewe bihora bingoye, sinzi wowe, ariko bihora bigoye, no kwiriza bihora bigoye, ariko Imana ishimwe kubo yashoboje, kandi n'utarashobojwe ikindi gihe uzashobozwa cyangwa uhita ukomerezaho uko umwuka w'Imana abiguhaye. Ntago mu by'ukuri Imana inyumva kuko naretse ibyo kurya, nta nubwo inyumva kuko nzindutse nkareka ibitotsi, ariko ibyo byose ni ibimenyetso by'inyota, by'uko nyishaka, byo kwibwira ngo ndagukeneye, ngo nagize ibyo nigomwa, ni nk'ibyo ngibyo. Ariko kandi nanone n'umwitozo w'abari muri runo rugendo bifuza ko umwuka wabo uhora uri sensible, badatakaza sensibilité spirituelle. Niko bidukwiriye, kandi Yesu yarabivuze igihe bagayaga abigishwa be ngo se kuki bo barya, ngo barimo bararya, ngo kandi abigishwa abandi b'abafarisayo n'abayahudi bose biyiriza. Hanyuma arababwira ngo igihe kizagera ntibashobora kwiriza umukwe agihari, ngo ariko igihe kizagera umukwe azabakurwamo, ngo icyo gihe noneho baziyiriza. Itorero rero riri mu gihe cyo kwiyiriza no gusenga, ahubwo tujye dusaba ubuntu bw'Imana ibidushoboze kenshi gashoboka, atari ukwiriza nk'abiyahura, nk'abica imibiri yabo, ariko kwiriza kukwiriye. Imana ishimwe. Reka rero tuganire ku magambo y'Imana kuri munsi wa gatatu. Turaza gusoza dusangira igaburo ryera nk'uko twabivuze. Imana ibiguhera umugisha.
dufite umutwe w'amagambo uvuga ngo ni ikizamini cyo gutegereza Uwiteka, cyangwa the test of waiting on God. Ikizamini. Haleluya. Ndumva gufitiye inkuru nziza, kuko haba ubwo ibintu nk'ibi byo gutegereza twumva bituvunye umutima, ariko nagira ngo mbere ko mu bintu byose Imana itugira byose ntibidusaba gutegereza. Nawe uri umuhamya by'ibintu wabonye utategereje, utakobotse, utamaze igihe, utavungaguwe n'Imana ngo ikumenagure. Uri umuhamya wabyo, urabizi. Hari ibyo ihitamo rero mu budahangarwa bwayo, ngo twabivuze muri souvenette yayo, hakaba ibyo ihitamo gutwigishisha gutegereza. Ibihitamo kavuga ati uyu nguyu yarabyara bitamugoye, ariko nagera wenda kukubona ikisi, kukubona kavuga amafaranga, ahangaha ari bisabe abajije gutegereza, mwigishije kunyizera, ariko wenda mu kazi afite biramworoheye gukora, arabona umugisha. Mbese Imana ihitamo kandi ibyo guhitiramo n'ibyo imitiramo nibyo biba binkwiriye, kuko aho ibigomba gukora hanjye nahawe haba hatandukanye, niyo ibizi. Imana nibishimirwe. Nanone twavuze ko tworohererwa mu gutegereza Uwiteka no gutsinda iki kizamini, kubera ko twamenye natire y'Imana, twamenye attribute zayo, twamenye ibiyigize. Kuko iyo utagenda ubimenya, gutegereza birakuvuna, kuko uba wumva harimo Imana ifite nk'akantu k'ubugome ariko kumenya ko Imana ari urukundo bikuzura umutima wawe ku bwa Mwuka Wera, nko twabibonye mu Baroma 5:5 ngo urukundo rw'Imana rwasabye imitima yacu ku bwa Mwuka Wera twahawe. Iyo uzi urwo rukundo rw'Imana, umenya ko n'ibyo yakwemera kutegereza biri mu rukundo. Bimwe ushobora kuzabisobanukirwa uri n'ahangaha, ibindi ntacyo bitwaye, ushobora kutazana bisobanukirwa, ariko biri mu rukundo n'imbabazi. Ikindi Imana ntago byayinaniye, Imana ifite imbaraga. Hari icyanditswe twavuze, sinibuka niba hari muri Nibature cyangwa ryari, aho Yesu baje kumufata akababwira ngo muje kumfata, nahoranaga namwe mu isinagogi ntimwigeze mumfata ku mugaragaro, ngo ariko muje kumfata kuko ari igihe cy'ubwami bw'umwijima, ngo ni igihe cyo kuganza kw'ikibi. Rero hari igihe umuntu agira ubwoba akavuga ati n'uburozi ni karande ndaziritswe, ariko nagira ngo mbwire ko n'ikibi niyo cyakoze Imana iba yagihaye igihe, kandi kugiye ntarengwa. Iyo ishyizeho akadomo kajyaho, ntikarengaho umunsi, ntikarengaho isaha. Si ikibazo rero cy'uburozi no n'ibiki nubwo bwabamo, kuko umwanzi yakora ibyo akora byose, ariko nagira ngo mbwire ngo haba ari urushya rw'Imana, kandi yishyizeho akadomo kajyaho. Uko Yesu rero yababwiye ngo muramfata nyine bikunde, kuko ni umwanya n'isaha nyine y'ubwami bw'umwijima gukora, ariko ntibyamubuje kuzuka. Haleluya. None se abaje kumufata bakamufata bigakunda, bakamwica bigakunda, bari he mu gihe cyo kuzuka? Igihe cy'umwijima cyari kishyizweho akadomo. No ku buzima bwawe nshuti y'Imana, mwibuka ko ibi ngibi birimo birareba ababyawe ubwa kabiri, abavutse ubwa kabiri, abafitanye n'Imana igihango n'isezerano, kuko ifite irimo irabatoreza gusa na Yesu. Ntiwatorezwa gusa na Yesu utaranavuka, oya. Ibi rero byagenewe abagize umugisha wo kuvuka, barimo baratozwa gusa na Yesu. Ntago rero byananiranye, habaho igihe Imana ishyiraho akadomo. Imana ishimwe, ikubangukanyirize ako kadomo, nanjye kambangukanire. Haleluya, kuko kararyoha. Rero uhumure, utavuga uti ariko se none ibintu uyu mubyeyi arimo tubwira, the test of waiting on God, ati none turagowe, turakaranzwe, twari dusanzwe tutibereye. Oya, ntago karanzwe. Imana ni inyembabazi ku kigero tutarabasha kubibwiriza. Haleluya. Imana ni inyembabazi, Imana yuzuye urukundo no kugira neza. Iratubwira ngo ko turi babi tukamenya guha abana bacu ibyiza. Nta mubyeyi mubi bingana iki ku buryo umwana mutoya yamusaba umugati ngo amuhereze ibuye ngo hekenya, ntibibaho. Ngo kandi wowe nanjye turi babi. Ubu si Imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi izabuzwa n'iki kutugirira neza? Twebwe abayitakira ku manywa na nijoro. Utayitiranya rero ngo nuko twavuze ikizamini. None se wowe wakwiga ntugire ikizamini kugira ngo wimuke? Amen. Zaburi 130:5. Zaburi 130:5 haravuga ngo ntegereza Uwiteka, umutima wanjye urategereza, kandi ijambo rye niryo niringira. Ntegereza Uwiteka, umutima wanjye urategereza, kandi ijambo rye niryo niringira. Uyu murongo uratwereka umuntu wari umaze kumenya kano gasomo ho kinjiyemo, umutima we wategereje, ategereje Uwiteka, atakibunza imitima hirya no hino, atagishakisha kwirwanaho no kwirwanirira. Umutima utegereje Uwiteka. Iyo habayeho gusubiramo, yari poezi y'Isiraheli cyangwa y'Ikiheburayo, ibintu bisubiyemo inshuro ebyiri biba bishimangira ngo ntegereza Uwiteka, ariko arongera avuga ngo umutima wanjye urategereza, ngo kandi ijambo rye niryo niringira. Muri make sinkireba ibindi, ahubwo ijambo rye niryo niringiye. Imana ishimwe cyane. Rero kuko ari iminsi y'ikizamini, biba ari igihe cyishyirwa mu bikorwa ry'ibyo wize mu buryo bwa teori, none ugiye gushyira muri pratique. Ese koko wibwiza ukuri? Ese koko Imana urayiringira muri byose byose? Ndakubaza nanjye nibaza,
ese koko niyo yonyine wizeye? Kuko imitima yacu yasubije yego, niko mbyumva, niko twisubiza. Uzacishwa rero mu isuzuma, kandi si iryo kukwica no kukubabaza just for the purpose of kukubabaza. Oya, Imana suko imeze kwa kundi umuntu yiyemeza guhima nk'umuntu akavuga ati nzamuhima ye nzamwumvisha. Oya, si ukukubabaza for the purpose yo kukubabaza. Oya, hari umugambi, hari icyo data yifuza kugutera gusa na Yesu, kuguhuza n'icyo yagambiriye mu buzima bwawe. Ntago rero Imana ari ingome ngo irakubabaza kugira ngo ikumvishe. Nta kipfa nawe, nta nubwo ikurwanya. Mwibuke ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ubwo ari mu ruhande rwacu, mubisha wacu ninde? Turi muri timu imwe na Yesu, turi muri timu imwe n'Imana. Imana ntiri contre moi, ntabwo indwanya. Oya, turi mu ruhande rumwe. Rero ntago ari umubabaro puru kukubabaza gusa nkuko twagiye tubibona. Oya, ahubwo uzarushaho gutunganirizwa gusa na Yesu no kuba igikoresho cy'umumaro mu maboko ya data. Ubu hari abantu b'agaciro Imana yashyizemo ibintu by'agaciro mu buzima bwabo, ariko bapfubye ukuntu none turimo turabahomba mu bwami bw'Imana. Bari kuba ari ibikoresho by'umumaro bishyigikira ubwami bw'Imana, by'umumaro bikora byiza byinshi mu bwami bw'Imana, ariko bapfubiye ahantu hagati, bituma duhomba uwo mumaro bagombaga kugirira umuryango w'abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Bibaho rero nkuko tubibona ku buzima bwa Yobu, bibaho ko inshuti y'Imana ijya ibura Imana, Imana ikihisha kandi hari. Nawe ujya uyibura? Murabizi nyine mu kizamini ntabwo umwarimu agaragara aje gukosora. Tuba twarize ibintu byinshi, igihe cyishyirwa mu bikorwa n'uburyo tubishyira mu bikorwa umwarimu yihishaho gatoya, hakazagaruka aje gukosora ko wapasinze cyangwa se ko byagucitse. Haba igihe rero inshuti z'Imana zibura Imana. Yobu yaratubwiye mu magambo ye mu gice cya 23 umurongo wa 8 kugeza kuri 13. Yobu w'Imana yirataga nk'umukiranutsi, witwaga inshuti y'Imana, kandi ikintu gitangaje murabizi ko ntacyo yazize. Ntacyo yarivugiye ngo nari amaso y'impumyi, nari amaboko agaburira abapfakazi n'imfubyi, ngo nta muntu warenganiraga mu mudugudu yaratuyemo. Ntawe. Tekereza umugabo nk'uwo w'inshuti y'Imana, umuntu Imana yavuze yicaye ku ntebe yayo, Satani yagezeyo akubwira ngo wagenda, wari uri he? Satani ati nagendaga mu isi nazengurukaga. Wabonye umukiranutsi wanjye Yobu? Imana yemera ko iyi nkuru iba muri Bibiliya kugira ngo nuhura nk'icyo cy'akarengane cyangwa cy'iki kikubabaza uzamenye ko bibaho. Hanyuma Yobu Imana yiringiye arayibura. Mu gice cya 23 uze kugisoma cyose, ariko reka nsoma umurongo wa 8 kugeza kuri 13. Ngo dore nigira imbere ariko ntihari, nasubiza inyuma nkayibura. Ngo mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuzi, yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona. Ngo ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Yobu yaramaze kumvamo agasomo. Ariko izi nzira nyuramo, yo nge narayibuze, ariko aho nyurayo irahazi. Nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe zayo, inzira yayo narayikomeje sinateshuka. Muri make arimo aratunganywa, azasa nk'izahabu, kandi ikirenge cye kizaba kitakiyobagurika inzira z'Uwiteka, ahubwo azaba zikomeje atagiteshuka. Ngo ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye. Ibyari bidafite agaciro by'Imana byabaye iby'agaciro kurushaho mu mutima wa Yobu. Niko natwe turi mu kizamini turimo twigira imbere neza, ubundi nuko bikwiriye kutugendera. Ngo ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye. Ngo ariko ngwigira icyo yitumye, ino mirongo iratwereka ya sovereignty yayo. Ngo ariko igira icyo yitumye ninde wabasha kuyivuguruza? Kandi icyo umutima wayo ukunze nicyo ikora. Ngo kuko ari gisohoza icyo nategekewe, ndetse ifite n'ibimeze nk'ibyo byinshi. Imana ikora ibyo nategekewe. Hari ibintu biri appointed for me, hari ibintu byagenewe ngewe mu bumana n'amahitamo yayo, itagishije inama, itagishije aho mvuka inama, itarangishije inama. Hari ibintu biri appointed for you, byagenewe wowe. Ngo yewe ngo ifite n'ibindi byinshi, byongeza bavuze ngo and many such things are with him. Hari n'indi migambi myinshi ifite muri yo ku bwawe, ngo kandi nta muntu wabasha kuyivuguruza. Reka dukoreshe urugendo rwa Mose, rwongeye ruranezeza, nawe rukunezeze runagukomeze. Naho nageraga nkumva birasekeje. Reka duhere ku kubara, umva ubuhamya bavuga kuri Mose. Kubara igice cya 12 umurongo wa 3 n'uwa 7. Kubara 12 umurongo wa 3 ndetse n'uwa 7. Twavuze ko iki kizamini cyo gutegereza Uwiteka nta nshuti y'Imana igisimbuka. Ntayo.
Nubitegereza Bibiliya twavuze kuri Abrahamu, uzabona kuri Yosefu muri Zaburi hari abavuga ngo isezerano rye ryaramugeragerezaga, ngo Imana ngo yohereje ngo intumwa yo kubabanziriza. Kumbi twe twabonye agiye mu minyururu afunzwe bamugize imbata, ngo ariko ngo ni Imana yohereje intumwa yo kubabanziriza. Imana irigenga mu byemezo byayo. Kubara 12:3 ndetse na 7 ngo kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza urusha abantu bo mu isi bose. Ariko urumva uko guhamya abantu bo mu isi bose ngo bicyo gihe ngo Mose yabarushaga ubugwaneza, ariko Mose muraza kumubona mu itangira rye ko atari umugwaneza ditu. Ngo kandi uwo mugabo Mose ngo yari umugwaneza urusha abantu bo mu isi. Imwe mu Bibiliya y'Icyongereza yakoresheje ngo he was very humble, ngo kuruta abantu bose bicyo gihe, abagabo bose bicyo gihe, ngo he was a very humble man. Ngo yari umuntu uciye bugufi cyane. Iyo ni New King James. Hanyuma Louis ngo yavuze ngo Moïse était un fort patient. Yari umuntu wemva wihangana bikomeye ngo kuruta abantu bose bicyo gihe. Umva Imana none uko muhamiriza kuri 7. Murabizi ko ibingibi byavugwaga cyagiye bari bamusetse ko yarongoye umunyetiyopiyakazi, umunyafrikakazi, bamuneguye, abavandimwe be bamunegura ibyo, bamunegura bavuga ngo ariko se ubu Mose n'uvugana n'Imana wenyine, twebwe Imana ntiyatuvugisha. Mose ntiyashubije koko, yari yaramaze gukubitika amasomo yarayafashe. Ahangaha ntiyigeze abasubiza, Imana niyo yahamagaye. Bwarakiye mu gitondo Imana ihamagara Miriam, iravuga ngo Miriam, Aroni, Mose, mwese muze mwihema mbereke rero uwo natoranyije. Nuko byagenze. Harimo ubuhamya bwiza Imana ivuga kuri Mose. Hanyuma kuri 7 umva Mose, Imana iravuga Mose imuvugira imbere ya mushikiwe na mukuru we ngo umugaragu wanjye Mose siko ameze. Ubwo yari imaze kuvuga ngo nihaba haboneka n'undi muhanuzi ngo we nzavuganira mu migani, ngo ariko Mose we tuvugana imbona nkubone, uyu ni inshuti yanjye tuvugana face to face nkuko abantu b'inshuti baganira. None kuri 7 rero aravuga ngo umugaragu wanjye Mose siko ameze, akiranuka mu rugo rwanjye hose. Ariko uzi kuguhamya Imana ihamiriza umuntu, kandi turabizi ko Mose yarafitemo n'amafuti, ariko Imana igahamya kuko iyo Mose ataza kugeramo amafuti Kristo ntiyari gukenerwa. Twese dufite ibice n'aba bagabo twigiraho bafite ibice. Uwaje akageragezwa kimwe natwe ntakora icyaha ni Yesu, niyo mpamvu amaraso yaducunguye. Imana ishimwe cyane. Ariko umva uko Imana imuhamiriza, umugaragu wanjye Mose siko ameze, akiranuka mu rugo rwanjye hose. Muri New King James yavuze ngo he is faithful in all, mu nzu yanjye. Imana ishimwe cyane. Ngo ari faithful muri byose, il est fidèle dans toute ma maison. Tekereza Imana kuguhamiriza nk'ibyo ngibyo. Mu zindi Bibiliya z'Icyongereza hari aho bakoresheje ijambo ryitwa meek, ngo he is very meek. Meek biravuga ngo très doux. Ngo Mose ngo ari très doux, mbese ngo yari umugabo w'umugwaneza bikabije. Ariko murebe gatoya uyu mugwaneza mbere gatoya, murabizi ko yishe umuntu vuba pafu byari bimworoye kwica umuntu. None uyu munsi arimo aritwa iki? Umugwaneza. Umuntu uri très doux, umuntu uri soft, umuntu ngo uri very humble. Ariko itangiriro rye suko ryari riri. Iyi karakter ya Yesu ntago yameze muri Mose mu mwaka umwe, rwari urugendo rwo gukorwamo n'Imana umurimo. Yaciye mu bizamini byinshi. Murabizi yatangiranye ishyaka ariko ribuzemo umutima w'Imana. Abo bantu turabagira benshi beza badukunde, bashobora no kuturwanirira asanzwe umvuga kandi atanakijijwe, ariko asanzwe umvuga yaguhitana. Bafite iryo shyaka ryo kurwanirira abantu ariko ntibayobowe n'Imana. Ni ishyaka karemano. Bashobora kugira n'umwete w'ibyiza bakarenganura abarengana. Muri karemano yabo niko Mose yari ameze, bibuzemo umutima w'Imana, bibuzemo Imana. Abantu bakunda bashobora kubarwanirira hafi kwicana, bashobora kurenganura abantu. Aba bashobora kuba abandi twita aba freedom fighter, bakarwanira uburenganzira bw'abandi, bakaburwanira bakitanga hafi gupfa, ariko bibuzemo umutima w'Imana. Mose rero nawe yari muri abo bantu badakunda akarengane. Mwibuka uko bamaze kumuvuga hejuru ngo yari très doux, yari very meek, yari a humble man. Asome turavuga gusa mu Kuva 2:16 baratubwiye ngo yasanze umunyegiputa arimo arenganya mwene wabo umuheburayo, ngo akebaguza gutya hirya no hino, ahitamo. Urumva yarazi kurwana, niba yaragonze ijosi sinzi icyo yakoze, ariko yaragonze ahita ahamba no mu musenyi, biba birarangiye. Umugwaneza wica umuntu mu isegonda. Wumva umurimo Imana ibishaka kudukoramo, kuko Mose yari yarahamagawe n'Imana, yarafite umurimo ukomeye agomba gukoreshwa nk'Imana. Ntiyagomba kugenda na rurya shyaka na wa mwete usharira. Urumva uburyo kwica byari bimworoheye, ariko agifitemo wa mutima wo gutabara. Arimwe ahunga ageze mu gace ko kwa sebukwe, yarahageze asanga abashumba barimo barenganya abakobwa ba sebukwe.
arimo arahunga, ariko wa mutima w'ibyiza Imana yashyizemo. Ubu twese twifitemo ibintu byiza, bimwe biracyatwikiriwe n'ibintu bitandukanye, ariko tubyifitemo. Mose yarabyifitemo. Yaraje arimo arahunga, ahunze muri Egiputa kuko murabizi baje kubimenya, bene wabo yarazi ko ari mwakiza, barabimenya turashaka kutwica natwe nkuko wishe wa munyegiputa amenya ko inkuru zamenyekanye kandi ko ari bupfi. Arimo arahunga ageze i Midiyani, ahageze asanga abashumba barimo bararenganya abakobwa ku ivomero bababujije kuvoma. Wa mutima w'ibyiza biri muri we ari kugipfukiranywe na Mose ubwe, nta mana ibirimo, arongera anyanyagiza abashumba, baragenda, arangiza akiza abakobwa, abaha kuvoma, basubira iwabo vuba vuba. Murabizi ko naho yaje kubonera umugeni. Yari ifitemo ibintu byiza byanga akarengane, ariko byari bigitwikiriwe. Nkuko nawe ibyawe bihari byinshi byiza Imana yakoresha yagushyizemo. Nta muntu Imana yigeze yohereza mu isi ari empty. Imana yadushyizemo ibintu byiza byinshi by'umumaro ku bacu, by'umumaro kuri bene wacu, by'umumaro kuri generation twavutsemo, ariko byinshi biba bigitwikiriwe. Bitwikiriwe no kutamenya Imana, bitwikiriwe n'ubwoba, bitwikiriwe no kwiyizera nkizera ubushobozi bwanjye, bitwikiriwe na za self pity zo kumva twararenganye, bitwikiriwe n'ubwigenge bukomeye bwo kutagengwa n'Imana, bitwikiriwe n'ibintu byinshi. Umwumva uwo mugabo uko yarameze. Hanyuma nyuma y'imyaka 40 Mose yarakubititse. Imyaka 40 ishize ari umushumba wo kwa sebukwe. Buriya wakwibera umushumba w'ahandi, ariko gukora sobukwe ni ikimwaro, kuko ugomba no kwitonda ku mukobwa we, kuko numuvuga nabi barakwirukana. Urumva rero cyari umva Imana yaramusyonyoye, iramukandagira idakinya. Imyaka 40 from the palace kuragira intama zitari izawe za sobukwe. Mose yari igihanganye kuko yagombaga gusimbura Farawo, ariko inzira z'Imana izigengamo, ikora uko ishaka. Kandi yari yaremeye ko kurira muri urwo rugo rw'ibwami, nabyo yabikoze nkana, kuko abandi bana barapfuye bararangira, ariko Mose atoragurwa n'uwakamwishe, aramurera, bamuzanira nyina abari w'umwonsa. Inzira z'Imana, icyaduha tukizera Imana, kuko izi kizagukonekta nacyo ukeneye ukwiriye, ntiyobe waho biri habe namba, kiba ari igihe cyayo. Imana itugirire neza. Nyuma y'imyaka 40 uramwumva nawe uko yarameze uwo mugabo w'Imana. Agize imyaka 80 Imana iramusanga. Yari umuntu utandukanye nuko yarari mu myaka 40 itambutse. Yari yarahindutse kandi yari yarahindanye byombi. Turebeye inyuma, yari umuntu wasenyutse, umuntu wareba ukavuga uti byaranze, ariko mu imbere Mose yari yarubakitse. Imana ishimwe cyane. Imana ikoresha ibyishaka. Ubundi imyaka 40 abayigize nimwe mubizi, ku mugabo ni imyaka myiza. Iyo ufite 30 bumva ariyo myiza cyane, ariko muri 40 ubushyitse ntubukiri umwana, uburi umuntu wubashywe, wagishwe inama, kandi ufite n'imbaraga zose za gisore zo gukora icyo ushaka. Ariko Imana ntiyaje ku myaka 40 kuko imbaraga ze zari zikiri nyinshi, ariko kujya bakubita amakofe n'ibiki. Imana yarategereje imbaraga za Mose zimushiramo ku myaka 80 atagifite imbaraga ze, atazakoresha imbaraga ze. Imana iratinyuka iraseruka. Imana iramwiyereka, iramuvugisha muri cya gihuru cya kumuriro. Hanyuma uvuko Mose yayishubije ku murongo wa 11 w'igice cya 3, kuva 3 umurongo wa 11. Kuva igice cya 3 umurongo wa 11, Mose asubiza Imana. Ngo Mose abwira Imana ati, ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkura Abisiraheli muri Egiputa? Who am I? Kiswije. Ndi muntu ki? Ndi muntu ki ko napfuye magaze? Ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkura Abisiraheli muri Egiputa? Iyi ndi muntu ki ntago ari fake humility. Hari igihe umuntu agira false humility, ibintu uzi gukora bagusaba kubikora, ariko ibyo bintu niba biba mu Banyarwanda gusa. Imana ibidukize twego barokore. Ikintu ukaba ushaka kugikora bagusaba kugikora, oya rwose, kandi mu mutima habishakaga biragatsindwa n'Uwiteka, ntibikabe mu mitima. Ntago rero ibingiye ari kuvuga ngo ndi muntu ki ari ibyo yigira, ntago ari ibya false humility. Nta nubwo ari complex ya inferiority. Complex ya inferiority buriya ibitsemo akantu kubwibone. Uzi ukuntu bimera, no kuvuga ngo mfite umuntu ndimo nigeranya nawe, nkavuga ngo uriya muntu abikora neza, ninjya kubikora singeze ku kigero cye ndasuzugurika. Muri make ninjye uba wirwanaho. Si ibyo byose byamuvugishaga. Si false humility, ntago ari complex ya inferiority, oya, si ibyo ngibyo. Ahubwo iyi ndi muntu ki irakomoka mu mutima wamenaguwe w'Imana yapondaponze. Kandi iyi ngiyi ndi muntu ki y'ukuri niyitera umuntu kwishingikiriza ku Mana muri byose, kuko arabizi nyine ko ntacyo ari cyo
kandi ko ari Imana yabimushoboza. Ibi rero Imana ibishaka kubirema muri twebwe, kuko icyo gihe icyo tuzakora cyose tuzayishingikirizaho, n'ibyo dusanzwe tuzi gukora tuzayishingikirizaho, kuko hari igihe twagerageje kubikora kandi dusanzwe tubizi ntibyakora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndi muntu ki yari y'ukuri yabonaga nyine ko atabishobora. Imana y'imbabazi iramurahasira, Imana y'imbabazi musubiza mu ibyiringiro. Ku murongo wa 12 ngo nukuri nzabana nawe. Uzi Imana igiye kuvuga ngo nukuri, yabonaga Mose uko yakubititse, kuko iramuzi kuva ari akabebe, iramuzi ari ibwami, iramuzi yigishwa ubwenge bwose bwo muri Egiputa. Imana yaramurebaga yica kandi afite ishyaka ryo gutabara bene wabo. Imana yaramurebaga hunga, Imana yaramurebaga kubitika, ntiyamutegera indi nzu nziza byibuza y'umuntu ukomeye cyane, aragenda mu mushumba, imuhitiramo uwo murimo w'ubushumba. Imana yari imuzi, Imana yari izi uburyo yakubititse. Imana imaze kumubwira ibintu bikomeye bidakwirwa mu bwenge, ariko irongera iramukomeza ngo iramusubiza ati ngo nukuri nzabana nawe. Haleluya. Ibizakubera ikimenyetso yuko ari njyewe ugutumye, nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uyu musozi. Nukuri njyewe Uwiteka nzabana nawe, kandi kizakubwira ko uzabishobora, uzabavanayo bikunde, muzaza mu nkorere kuri uyu musozi. Haleluya. Imana itugirire neza. Imana irimo kumwigisha ibitangaza. Murabizi ko yamwigisha, yaravuga ati nimbabwira se ntibemere, ubundi kwanza nzavuga kuri indi. Irangije Imana mu izina naryo riri complique ngo nduwondiwe. Ubundi se nimbabwira ntibanyemerere, ubundi se ubunzahaga, ubundi se Imana imwigisha ibitangaza, ikoresha yangoniye, ikoresha ibibembe, ikoresha ibintu byinshi, akomeza imwereka ibitangaza. Imana irimo kumwigisha gukora ibitangaza, ariko nabwo ntibyigeze bimwemeza, kuko nukomeza kumva ikiganiro cya Mose urumva ko n'ibitangaza bitamwemeje. Aracyumva still, Imana yakaba ituma abandi, kuko ngewe narapfuye, ngewe Mose ubu ndeba narapfuye. Imana koresha abandi, bitangaza urabinyeretse, ariko nuko ntago nabishobora. Umuntu rero Imana yagejeje aha ngaha ntashobora kurwanirira imyanya. Ashwi. Ni Imana ubwayo imuhamagara, agaragazwa nta ruhare yabigizemo, aterekwa ahantu nta ruhare yabigizemo, kuko yarakubiswe. Ntacyo ashaka kugaragaza kuko arabizi neza ko ntacyo afite. Icyo gihe ni Imana iguhindukiza ikakuzana mu rukundo rwinshi. Imana idukunda, igikora uwo murimo muri twebwe. Imana ishimwe. Mu bwoba bwinshi abwira Imana ko atazi kuvuga. Mu gice cya 4 umurongo wa 10 ngo Mose abwira Uwiteka ati mwami, na mbere sindi ntyoza mu magambo, nubu nubwo uvuganye nanjye, mbese ukabunyemeje, nubu nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda. Umva ko bavuga muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Ngo ariko Musa abwira Uhoraho ati Nyagasani, sinzi kuvuga neza, nta nubwo nabyigeze. Iri jambo rya nta nubwo nabyigeze riransetsa, kuko uraje ureba uburyo yabyigeze, ari umuhanga afite n'imbaraga mu magambo. Ariko mvuko nabwiye Imana ngo ariko Musa abwira Uhoraho ati Nyagasani, sinzi kuvuga neza, nta nubwo nabyigeze. Mu yandi magambo wayobye sinjye wari kubwira. Ngo ndetse n'ubu tuvugana nta kirahinduka. Muri make nubwo ndimo mvugana nawe Imana, ariko ndacyadidibanga, ntago ndabishobora. Ngo ariko Musa abwira Uhoraho ati Nyagasani, sinzi kuvuga neza, nta nubwo nabyigeze, ndetse n'ubu tuvugana nta kirahinduka, sindebuka mu magambo kandi mvuga ntegwa rwose shwi. Imana y'imbabazi. Umva rero uko Mose bumuvuga mu byakozwe n'intumwa igice cya 7:22. Ngo Mose yigishwa ubwenge bwose bw'Abanyegiputa, agira imbaraga mu magambo ye no mu byo akora. Ngo agira imbaraga hehe? Mu magambo ye. Muzi ko yabwiye Imana ngo sinzi kuvuga, nta nubwo nagize gute, nabyigeze. Ni ibyakozwe n'intumwa 7:22. Abwiye Imana ngo sinzi kuvuga, nta nubwo nabyigeze. Yarabyigeze ahubwo yarabyibagiwe. Ndagukomeje nanjye nikomeza. Haleluya. Bya bintu twe tuzi ko tuzi gukora neza, tubishoboye, byatuvuganira, byadukorera, turi bitangaza, ukagera igihe ukumva shwi ntiwanabyigeze. Sinzi kuvuga neza, sinanabyigeze. Ubwira Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Ngo Mose yigisha ubwenge bwose bw'Abanyegiputa, agira imbaraga mu magambo ye no mu byo. Nkunda Bibiliya yatwitereye kuri detaye. Bari kuvuga Mose ku bindi bintu, ariko baragenda batwibutsa ko yari afite imbaraga mu magambo. Arimo arabwira Imana ngo sinzi kuvuga, sinanabyigeze. Mose yashizemo. Kandi ni Imana ibigambiriye kutumaramo batwebwe. Utanza agashiramo we, ngashiramo ndira ariko ngashiramo ndira ariko ngashiramo, sinzi kuvuga, sinanabyigeze. Nyamara ijambo ry'Imana rigiye kutubwira rira precise ngo agira imbaraga mu magambo ye no mu byo akora. He was might in words. Yari might, yari umunyembaraga mu magambo. Bibiliya ijambo ry'Imana yambwiye ngo Mose yigishwa ubuhanga bwose bw'Abanyamisiri, abikirangire mu byo avuga. Ikirangire no kuvuga ngo yari ya speech yemeza ati sinzi kuvuga,
sinanabyigeze. Kandi ngo yari ikirangirire mu byo avuga no mu byo akora. Yaravugaga Egiputa yose ikavuga ati dore rwose uyu niwe prince ukwiriye, iki nicyo gikomangoma kizabikora neza. Sinzi kuvuga, sinanabyigeze. Ngo nyamara yari ikirangirire mu byo avuga. Imana ni nziza. Ariko nyuma y'iyo myaka 40 yo kuragira kwa sebukwe, yo gukubita hirya no hino, byo kuvuga yarabyibagiwe. Kandi koko ntibyari bikenewe. Byahari hakenewe imbaraga z'Imana muri muzehe w'imyaka 80. Muri wowe wakijijwe hakenewe imbaraga z'Imana. Haleluya. Hakenewe ubumana muri njyewe, hakenewe Kristo ugwiriye muri njyewe, hanjye hagashiraho Kristo akagwira muri njyewe. Byazashaka kubyutsa no gukoresha azabikoresha, bitakiri njyewe uriho. Imana ishimwe cyane. Kubera ko iyo Imana ije kutwubaka tugifite za potential yaturemanye ziri naturelle, cyangwa n'ibindi yakoreraho bitarapfa, iby'Imana tubikoresha nabi. Mwiko ko Mose yaragiye gukoreshwa ibitangaza bikomeye, yagombaga kuba atakiri Mose. Kuko yaza kuba akiri Mose, no by'Imana itamubwiye hagati yari kujya acishamo akabakubitisha nk'inkuba, kuko izo mbaraga yari azifite. Muri bikabigishwa ba Yesu baragiye bageze mu mudugudu w'i Samariya, banga kubakira. Bamaze kwanga kubakira kandi bakotingaga ibyanditswe. Utagira ngo bari hanze y'ibyanditswe. Bamaze kwanga kubakira abwira Yesu, tubwire nonaha tumanura umuriro nk'uko Eliya w'umuriro, tubatwike nonaha ngaha. Yesu aravuga ati ntimuze umwuka ubakoresha, njyewe nazanywe no gukiza abantu, sinazanywe no kubatwika. N'uyu mugaragu w'Imana rero Mose, tekereza yahinguka zira mbaraga zose Imana yamutije, akazihingukana muri Egiputa. Yari kubamara ku munsi wa mbere atabaye n'umwanya wo kwihana. Yari kubamara, yari kujya kubitisha, yari kujya akora nibi. Mu Kinyarwanda cya kera twavugyitaga kwirandisha, sinzi ko bikibaho, ubu sinzi ko byitwa. Ariko yari kujya akora n'ibitangaza just byo kwirandisha. Gagarara kirere akagihindura umutuku, mu kandi kanya agakubita ibindi bigakubitika. Ariko yagiye atakiri Mose. Sinzi kuvuga, sinanabyigeze. Nta mbaraga, ndi muntu cyuhagarara imbere ya Farawo. Yagiye yishingikirije ku Mana n'ububasha bwayo bwonyine. Iyo rero wishingikirije ku Mana n'ububasha bwayo, genda gake, ugabanya ubushobozi, ugabanya imbaraga, ugenda gake gake. Bya bindi yashatse gukora ku myaka 40 y'imbaraga za gisore, bya bindi yashatse gukorera abantu, uyu munsi ku myaka 80 agiye no kubikora neza mu mbaraga zitarizi. Data, kora umurimo mu buzima bwanjye uko ushaka, kora umurimo mu mitima yacu uko ushaka, kugira ngo tukubere ibikoresho bimeze nk'uko ushaka. Urumva ubundi iyo umuntu ageze mu myaka 80 aba ari mu marembera y'ubuzima bwe. Ariko mu myaka 80 nibwo Mose yakoreshejwe ibintu bikomeye. Hagati y'imyaka 80 n'120 ariyo yapfiriyeho, iyo myaka 40 Imana ikorana nawe ibitangaza bikomeye. Kandi Imana yagomba kubikoresha umuntu wamenaguritse, otherwise yari kwikoreramo n'utwi. Imana itugirire imbabazi. Imana ntiyarekeye aho, yakomeje kumukoramo umurimo. Ikindi kintu cyo kwitonderwa, ndimo ngana ku iherezo hafi aho ngaho, iherezo rya mbere, umusozo wa mbere. Haleluya. Umuntu wabonye ubu buntu bw'Imana, umuntu Imana imaze gukoramo uyu murimo ungana gutya, bagendanye uru rugendo, ntabwo Imana irekeraho kumucyaha, ahubwo noneho gucyaha kwayo kuba kurushijeho kuba serious, kubera ko baziranye n'Imana, barabonanye. Hari ibintu ndi hepfo aho ngaho yemerewe, ariko uyu nguyu ugeze kuri kino kigero Mose agezeho atemerewe, kuko Imana ibigomba kwerekanira muri we kwera kwayo. Reka turebe iyi nkuru mu Kubara igice cya 20 kuva ku murongo wa 6 tugeze ku murongo wa 12. Kubara igice cya 20 6 kugeza kuri 12. Murabizanga bitangaza byarabaye, bavuye muri Egiputa mu buryo bukomeye. Imana yaramwizeye, bageze ku nyanja itukura. Murabizi yarimo yibaza ati biragenda bitima, nabwo ati ni nkaho yambwiye ati urambaza iki kutware bwose nabugushyizemo, wowe komeza ugende, ibintu birakoreka, butware buri muri wowe, imbaraga ziri muri wowe. Ibyo byose yari yarabonesheje amaso ye, imirimo itangaje, abona abanyegiputa barengerwa n'amazi n'ingabo zabo n'umwami wabo. Ibyo byose yari yarabibonye, yari yarabonye imbaraga z'Imana, yari yarabonye arambura inkoni ibitangaza bigakoreka. Hanyuma umwami yagabanyaho ubukana gato, akamubwira ati dusabire Uwiteka, yasaba Uwiteka, bya byago bigahita bihagarara. Ibyo byose yari yarabibonye. Nagira ngo ubire ko nta kintu cy'ineza y'Imana n'ubuntu bw'Imana yakweretse pour kukwereka nk'ukumara amatsiko, bifite umugambi kugira ngo muri wowe hazagaragaze kwera kw'Imana. Iby'Imana yakumenyesheje mu isi y'umwuka, iby'Imana igusobanuriye mu ijambo ryayo, ubuntu yakugiriye, ineza yayo kuri wowe, ibintu byose wamenyeshejwe n'Imana. Ntabwo byari kugira ngo ubimenye uruta abandi, ugire ikindi kintu barusha, ahubwo Imana igutegerejeho accountability, igutegerejeho ko ari cyo uzabikoresha
kandi ibyo igusaba wowe wabimenye ntibisaba wowe utarabiha, ntibisaba utarabimenya. Umva uko byagendekeye aba bagabo b'Imana muri kino gice cyo kubara 26 kugeza kuri 12. Ngo Mose na Aroni bava imbere y'iteraniro, bajya imbere y'ihema ry'ibonaniro, bikubita hasi bubamye, ubwiza bw'Uwiteka burababonekera. Aha ngaha abantu barimo bitotombera babwira ko bakeneye amazi, bakeneye barambe ubwo butayu bubi buruhije. Babigenza neza. Icyakora Mose na Aroni bajya kuririra Imana. Ngo Mose na Aroni bava imbere y'iteraniro, bajya imbere y'ihema ry'ibonaniro, bikubita hasi bubamye, ubwiza bw'Uwiteka burababonekera. Uratekereza ko umuntu ubwiza bw'Uwiteka bubonekera kuko arambaraye yemerewe kubaho nk'uko abatabuzi babaho? Reka da, standard yarazamuwe ku kigero cy'Imana n'iyawe bigusaba ko izamuka kuko yakweretse ibyitereka abandi. Ubwiza bw'Uwiteka burababonekera. Ngo Uwiteka abwira Mose ati, enda ya nkoni wowe na Aroni mwene so muteranye iteraniro, mubwirire igitare mu maso yabo kivusha amazi yacyo. Mwabyumvise? Mubwirire igitare mu maso y'aba bantu, mukibwire. Mubwire igitare mu maso yabo kivushe amazi yacyo, ubakurira amazi muri icyo gitare, aba ariko uhiteraniro, aba ari kuhiteraniro n'amatungo yaryo amazi yo kunywa. Mubwirire igitare mu maso yabo kivushe amazi yacyo, ubakurira amazi muri icyo gitare, aba ari kuhiteraniro n'amatungo yaryo amazi yo kunywa. Mose yenda ya nkoni ayikura imbere y'Uwiteka uko yamutegetse. Mose na Aroni bateraniriza iteraniro imbere y'icyo gitare. Mose arababwira ati, nimwumve mwabagome mwe, muri iki gitare twabakuriramwo amazi. Umutima wa Mose wari wababaye, ababwiye nabi, agiye no gukora ibyo atabwiwe. Ngo Mose amanika ukuboko, akubita icyo gitare inkoni ye kabiri, kivusha amazi menshi, iteraniro riranywa, ryuhira n'amatungo yaryo. Yasabwe kukibwira ariko arakubise, ariko Imana y'imbabazi ntibimye amazi. Ahantu niho hajya umutego, ndawugarukaho mu kanya. Ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, kuko mutanyizeye. Ubu wowe ratubyisomeye urabona batayizeye, twe turabona bayizeye uko byibuza bagiye, inkoni nabwo barayijyana, n'amazi arabonetse, ubundi umuntu yabona bayizeye. Ariko umva Imana uko Imana yamuhaye ubuntu bwinshi, yamweretse ibintu byinshi. Yayindi yavuze ngo we turabonana amaso ku maso. Ubuntu Imana igwasa ubwo gupfa ubusa nshuti y'Imana, nubwo kwigira imbere kugira ngo twerekane kwera kwayo. Ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisirayeli, ntimuzajyanira iteraniro mu gihugu mbahaye. Imana yaramuhaye detaye, abikora mu buryo bwe, ariko Imana y'imbabazi ntiyabima amazi. Icyo bashakaga barakibonye. Aha ngaha rero niho hajya haba umutego. Ntabwo Imana ihaye agaciro yuko icyo nshaka nakibonye, n'inzira igana mu kukibona Imana yitayeho. Kuko hari igihe tuvuga ngo ubwo nabibonye se, kazi narakabonye, umugabo naramubonye, umugore naramubonye, narabyaye, noneho kuko niyo mpagaze nshima ndavuga ngo ndashima Imana ko yangiriye gutya na gutya, nabonye akazi, nari maze imyaka myinshi mu bushomeri, ndashima Imana ko yampaye akazi. Iteraniro ririmo ry'umvugo buhamya riranezerwa, ariko Imana yitaye ku nzira. Rutanzi yagiye anyubahisha, ajya kujya muri kariya kazi, ajya kugera hariya, yagiye arushaho gusa nanjye, yagiye arushaho kunyizigira. Ariko twebwe ko turi abantu barangarira end result, umusaruro wa nyuma, dukoma amashyi kandi tukumva n'ibyo. Ariko Imana yitaye ku nzira ibiganamo. Uko itabimye amazi niko imbabazi z'Imana zitera kuduha ibyo turirira tuborogera. Ariko burya n'Imana yitaye ku nzira zibiganayo. Ese ni inzira zirimo ziyubahisha? Ese ni inzira zintera kwiringira Uwiteka? Ese ni inzira zimpaye gusa nawe? Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero bifuza gukurikira Kristo nk'uko bikwiriye, tukamubera abigishwa bazima. Ntabwo dukwiriye kugambira yuko icyangombwa nuko ibyo nashaka nakibonye. Oya, iryo ni ijwi ry'ubupfapfa, ngo icyangombwa nuko nabigezeyo, icyangombwa nuko nabibonye. Oya pe, Imana yari yampaye isezerano ryo gutura muri Canada. Imana ishimwe cyane. Ngo icyangombwa nuko nagezeyo. Oya, icyangombwa si uko wagezeyo. Ese warabeshye hagati mu rugendo? Ese wabigenje gute? Ibyo nabyo Imana ibyitayeho. Ibi rero byabaye umutego ku bana b'Imana benshi. Imana itugirire neza. Mose rero turamubona ari umuntu wahindutse, wahinduwe n'Imana. Nubwo aha ngaha hamunaniye, ariko Imana ntimucireho iteka, iramwicyuriye. Kandi Imana imuciye mu buryo butangaje ko ntibabonye n'umurambo we. Ni ukuri yari yaramaze kuba inshuti y'Imana, ariko urugendo rwo kwezwa no gutunganirizwa Imana ni urugendo twese ruhoraho. Turi mu nzira tugana mu gusa na Yesu, tuzasa neza nawe byuzuye igihe tuzamubona amaso ku maso.
Imana ishimwe cyane. Ariko turamubona uyu mugaragu w'Imana yaratijwe umutima w'Imana, yaratijwe umutima w'Imana. Wibuka aho twahereye ngo yari umuntu w'umugwaneza kuruta abandi bose, yari umuntu uri humble, yari umuntu uri très doux, yari umuntu ukiranuka mu rugo rw'Imana rwose. Ari kureba urwo rugendo rwo kumuhereza umutima umeze nk'uw'Imana. Ntibyagarukiye aho. Niba hari umuntu wabaye umwinginzi mwiza ni Mose, ahubwo Imana yarakariraga abantu ikavuga iti ndabamara none anga nguhagurukiriza ubundi bwoko. Akinginga Imana kuvuga ati Mana data yari atarabiharwa, ariko Mana Uwiteka we, amahanga azabyumva ko wabakuye muri Egiputa ukaba batsinze intangaha, bazatuma izina ryawe risuzugurwa, bazagira ngo wananiwe kubagezayo. Umva umutima w'uyu mugabo. Aba bana yari abahetse nk'ari abana be mu nda. Hari n'igihe yabwiye Imana ngo Mana ngo urampa abantu ngo kubacimatara, kubaterura ngo baranduhije ngo bameze nk'aho ari njye wababyaye. Ariko yari yagize umutima w'Imana. Hari n'ikindi gihe yabwiye Imana avuga ngo aba ari njye uhanagura mu gitabo cyawe ngo kugira ngo urimbure buno bwoko. Umva uwo mutima w'Imana. Waturutse mu mugabo w'umunyamahane, umugabo warebaga hirya gato agahita yica umuntu mu isegonda imwe akaba aramwishe kandi aramutabye, ariko yahindutse umugwaneza kuko Imana yakoze umurimo w'imyaka mu mutima wa Mose. Imana ishimwe. Imana niyo kwizerwa. Ese Mose yabaye igihombo nubwo yakererewe? Ntabwo yabaye igihombo. Ese imyaka 40 yo gukora kwa Sebukwe yabaye imfabusa? Ntabwo yabaye imfabusa. Turamubona yarakubititse inyuma, ariko turamubona yubakika imbere, kandi yahindutse uw'Imana. Yaravuze ko azaba we. Tegereza Uwiteka, mutegereze wihangane. Emera gutsinda icyo kizamini, emera kutamukuraho amaso. Intego yo gutera Uwiteka kuducisha muri ibyo bizamini niyo kudutera gusa na Yesu. Ikindi niyo kutwubakira endurance, kutwubakira guhinduka abantu bakomeye muri twe, bafite endurance, bafite badatentebuka vuba. Reka mvuge gutyo. Umuntu wakoze imyitozo yo kwirukanka bya birometero 5000, umuntu wakoze imyitozo yo kubyirukanka nagafite igihe kimeze nk'icya Hortense. Ngewe iyo ngenze ibirometero bingahe mba nahagira, iyo ndimo nterera umusozi mba nahagira, kuko ntatojwe. Rero Imana iragutoreza gusa na Yesu, irashaka kugira niyo endurance, kukomera mu rugendo, amaboko yawe agakomera, kuko umwanzi nagutera we ntazagutera ashyizemo imbabazi, azagutera imyambi ye yakumuriro, azarindira umunsi wawe intege nke yagukubita guhitane. Ariko nuba warakomejwe n'Imana, Imana yarakomeje amaboko yawe, yaraguteye gusa na Yesu, uzahinduka igikoresho cy'umumaro mu bwami bw'Imana, uzahinduka igikoresho kitihakana Yesu kubera ibihe byagoranye. Murabizi mu bihe byanyuma ibintu bizarushaho kugorana, ariko hari abazanesha kuko batojwe barira, ariko baratozwa. Ntibazihakana umwami kubw'ubuzima bwabo, ntibazamushimisha umunwa gusa, n'ubuzima bwabo buzaba bunejeje Imana. Bazahinduka abantu Imana yishimira. Ndakwifuriza kubamo, ndakwifuriza gukomera mu rugendo. Humura. Kizamini si icyo kukwirukana mu ishuri, si icyo kukwica, ni icyo kugutera gusa na Yesu no gukomezwa amaboko yawe yo mu mwuka, ugahinduka umusirikare mwiza wa Yesu. Zaburi ya 27 iravuga ku murongo wa 13 n'umurongo wa 14 ngo mba nararabye, tuba twarafentinze, tuba twarahirimye, mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza kuwiteka mu isi y'ababaho. Tukiri inahangaha Uwiteka azatugirira neza mu isi y'ababaho. Ntiyamanukiye kukubabaza, tegereza Uwiteka wihanganye. Ibintu byanyeganyeze, tegereza Uwiteka wihanganye. Ibintu byagoranye, ongera umutumbiro w'imukuraho amaso, wikwicira inzira z'amanyanga, tegereza Uwiteka wihanganye. Mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza kuwiteka mu isi y'ababaho. 14 avuga ngo tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Reka ndangize kuri Zaburi ya 62. Ndasoma imwe mu mirongo wa 2 n'uwa 3 ndetse n'uwa 6 n'uwa 7. Wumve icyabaye ku mutima wa Dawidi, niwe nyiri Zaburi. Zaburi ya 62 umurongo wa 2. Iyo umurimo wo gutegereza, ikizamini cyo gutegereza kirimo gikorekwa mu muntu, umuntu akura amaso ku bindi bintu byose. Uwiteka wenyine akaba ari umubera agakiza n'umutabazi. Ngo umutima wanjye uturize Imana nyine. Iryo jambo rya yonyine ugenda uryumva inshuro rigarukamo. Ngo umutima wanjye uturize Imana yonyine, niyo gakiza kanjye gaturukaho. Ngo niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa cyane. Yarahishuriwe, sinzanyeganyezwa cyane kuvuga ngo nzanyeganyezwamo,
samuhawe ariko sinzanyeganyezwa cyane. Niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa cyane. 6 na 7. Mutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo ibyiringiro byanjye biturukaho. Niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa. Haleluya. Umva icyo Uwiteka bashaka gukora muri twebwe. Buriya tuba twiringiye Imana ariko dufite n'utundi tuntu, Kinyarwanda baravuga ngo dukeregeshwa. Dufite n'utundi tuntu tudukeregeshwa wakanda biramutse bigoranye, ariko Uwiteka yifuza ko ibyiringiro byacu biba we wenyine. Wenyine atari ku munwa, wenyine no mu buzima bwanjye. Ngategereza Uwiteka wenyine. Ibyo bintu bitera ubuzima bufite amahoro, kuko sinanduranya. Ni ukuvuga ngo icyo Didi atampaye, menya ko Uwiteka atakimpaye. Icyo ampaye menya ko Uwiteka yakimpaye biciye muri we. Bigatuma rero ubanira n'abantu amahoro utanduranya. Iyo iri somo tutararimenya, iyo abafite icyo tugomba babitwimye, tuba twumva nyine babitwimye. Oya ntibaba babitwimye, Uwiteka aba yabateye ko babitwima, aba yabyemeye. Bigatuma rero tutarakarira, tutanga abo bantu, tuba amahoro nabo, kuko tuzi ko iyo afunze aba yafunze, kandi iyo akinguye nanone nta muntu wabasha gukinga. Tugategereza Uwiteka wenyine. Wenyine. Hari igihe abarokore bafite nk'ubukwe, rimwe na rimwe njya mbabona bahangayitse, kandi ari abarokore beza, undi ari abarokore beza. Akwiriye icyubahiro umwami w'abami. Tegereza Uwiteka, mutegereze wihangane. Umutima wawe turize muri we. Ese umutima wawe urahangayitse, ubungije umutima, saba Umwuka Wera asuka uko kwizera Imana muri wowe. Abakunzi b'Imana bose baca mu kizamini cyo gutegereza Uwiteka. Hari n'ahantu Imana yavuze ivugana n'itorero, nimba ari irya Laodikiya simbyibuka neza, ariko aravuga ngo abakunda ngo arabahana. Muri make ngo acyaha abakunda. Mbese harimo n'ibihano ku bakunzi be, yego, kugira ngo batabatakaza, kugira ngo abatere kurushaho gusa na Yesu, kugira ngo abamare imbaraga zo kwishingikiriza kuri bo. Kuko Mose ku myaka 40 yumvaga yabasha gukiza bene wabo, kuko yari yabitangiye. Ubarenganyije amwica, ubarenganyije amufunga, ubarenganyije amuhitana mu mbaraga ze. Imana irambwira ngo suko bigenda kubona ahamagaye. Ntibarwanisha imbaraga zabo, izanjye muri bo nizo zikora. Baba batakigenga, baba ari abanjye. Ninjye ububagenga, ninjye ugena icyo bakora n'icyo badakora, ninjye ugena igihe bagenda n'igihe bahagarara, ninjye ubagenera igihe bavuga n'igihe baceceka. Niyo mpamvu gutegereza, kuko turi ibiremwa bifite ubwenge n'ubwigenge, niyo mpamvu gutegereza bituvuna. Ariko niyo shusho y'abakurikira Imana. Ni bya bindi Imana yatwerekeye mu butayu, Abisiraheli barimo bava muri Egiputa. W'igicu cyahagararaga, Bibiliya iravuze ngo cyahagarara ukwezi, cyahagarara umwaka, barahagararaga. Cyakwimuka kitabagishije inama, bagomba guhita bagenda. Baba batetse, baba bakaraba, bagomba guhita bagenda. Uko niko umuntu ayoborwa n'Imana. Umutima wawe urekurire mu Mana. Byiringiro byawe bishyire muri yo yonyine. Warakijijwe, uri umwana w'Imana, byiringiro byawe bishyire muri yo yonyine. Nawe utarakizwa, Umwami Yesu araguhamagara, agutegeye amaboko kugira ngo umwizere, uve mu cyaha cyo kwigenga. Ushobora kuvuga uti singira n'ibyaha, njyewe siniba sinsambana. Ufite icyaha cyo kwigenga, Imana ntikuyobora. Uriyobora, nubwo waba wiyobora mu byiza, ariko uriyobora. Umwemera kubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Umwami arategeka, ntibamuvuguruza. Reka dusenge duhite dusangira no ku meza y'umwami. Nibihe bihe urimo gucamo, utegerereje hehe? Nibiki bigoranye? Kubwira Imana ngo mpubuntu, ndabizi ko bikorana urukundo, ndabizi ko nta cyacitse control yawe. Nyigisha gukora icyo ngomba gukora, ngutegereze mu buryo bukwiriye, kuko ndabizi ko wowe urizerwa, uri fidèle, uri faithful, ku gihe cyawe uzaseruka. Ku munsi wabanje ngira ngo twavuze ku rugero rwa Sara na Abraham, ngo igihe Imana yababwiye kigeze, Sara abyara umwana w'umuhungu. Mu mibare yacu cyari cyararenze, kuko ntumbwira umukecuru w'imyaka 40 ingahe ngo ni igihe kigeze. Ku Mana cyari kigeze. Ariko nimureba umurimo Imana yarakoze mu mutima wa Abraham, muzawishimira, kuko uwo mwana nubwo bamubyaye, ariko uwo mwana baranabizi ko ari uw'Imana,
kuko Imana imumusabye ntiyajijinganyije. Ariko iyo aza kuba urwo rugendo rwo kubakwa mu mutima we rwo gutegereza rugoranye rutarabaye, ndahamya ko bari kuba baraburanye n'Imana. Kayibwira ati aka kana niboneye mu busaza uraje nakukanteyeho Mana, uranduranya. Ariko kuko umurimo Imana yashaka gukora mu mutima wa Aburahamu yari yarawukoze, imugerageresheje kumusaba umwana w'ikinege akunda, niko Imana yamubwiye. Yagiye atajijinganyije, ahita agenda kandi akora urugendo rurerure kugira ngo afate umwanya wo kubitekerezaho. Imana irigenga mu byemezo byayo. Ari ibintu bibera aho hantu ako kanya ugahita ubikubitana vuba vuba udashyizeho ubwenge kugiye wagerageza, ariko yagomba gufata umwanya wo kubitekereza. Ngo agenda urugendo rw'iminsi 3 ajya ku musozi w'Imoriya, ajya gutanga umwana we w'ikinege kandi akunda cyane, kandi arashaje nta byiringiro byo kuzabona uyundi. Ngo ariko yari yizeye Imana ibasha kuzura n'abapfuye, kuko yari amaze kubona Isaka nk'upfuye, ariko yari azi Imana ifite imbaraga zizura n'abapfuye. Kandi izo nkuru zo kuzuko ntawe zari zakavuzwe mu gihe cye, ariko yaraziranye n'Imana ye. Imana irashaka ko mumenyana wowe nayo, mwimenyanira mu mubano wanyu hatarimo igihu hagati, hatarimo umuntu uhagaze hagati, nta nzitizi ziri hagati, mukimenyanira. Kuko mu bihe by'umwijima utabarwa n'Imana wamenyanye nayo, nibyo bigukomeza. Imana wumvanye abandi ugera igihe ukumva bibaye nk'ibihuha. Imana niyo mpamvu yifuza kumenyana nawe ku giti cyawe, mugacana mu mazi, mugacana mu muriro, mukazamukana, ikakwishyira hejuru, ikakwegzorta, kuko ijya ibikora niba ari ukukwegzorta ikagushyira hejuru. Imana igishyira hejuru, yashyira hejuru ukayihesha icyubahiro, yamanura ugakomeza ukayizera, mukabigendanamo byose umutima utekaniye muri yo. Irashaka ko mwimenyanira. Ibikorera abakunzi bayo, suko umutima wawe n'uwo uzahagoye, n'uwo uzahaterera, n'uwo uzahanyerera, n'uwo uzahantu hagaruka buri cyo ufata. Aryo umuntu agira mu bihe byo kubura icyo yishikamizaho, aho ufata hose hakanyerera, akagucika. Ariko nubwo hagucika, Imana yirahari, niyo kwizerwa, ni igitare kitanyeganyezwa, n'ubuhungiro bw'ukuri. Iga kumuhanga amaso, iga kurya amagambo ye kugira ngo agwirire muri wowe, akugwirize kwizera. Mubwire ngo nyigisha gusenga, sinzi iyo biva niyo bijya. Nyigisha gutindana nawe, singira n'imbaraga zo kumara iminota 5. Nyigisha gutindana nawe, reka amagambo yawe ambere ubuzima. Nyigisha kwiga ijambo ryawe ringwiriremo. Mpindura kura amaso yanjye kubitagira umumaro, nkura mu birangaza, nkura mu kwirwanaho. Unyigishe kugutegereza, umbe kudatsindwa n'ikizamini. Kandi inyuma y'ikizamini, inshuti z'Imana, habamo kwimuka. Uko Yobu yavuze akavuga ngo numara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Nta kigeragezo gisiga umuntu ku rwego rumwe, avamo meze nk'izahabu. Twabibona inyuma tutabibona, ariko hari ahantu azamuka rwose mu bwiru bw'Imana. Data, tuguhaye ubuzima bwacu, tuguhaye ubuzima bw'abahungu n'abakobwa. Ibi bintu kubivuga amagambo bisa nk'ibyoroshyemo, ariko kubiviva, kubibamo we, nta muntu ubuntu wabyishoboza. Ndasengera abahungu bawe n'abakobwa bawe, turi mu bihe byo kugutegereza Uwiteka Mana Nyiringabo. Turasaba ubuntu, ndagushimira ko utadusize twenyine. Iriya minsi 40 sesiri ko wahaye Mose ubuntu, Mwami wahaye Yosefu ubuntu, arenganywa afungwa bamubeshyera ko yasamanije umugore atabikoze, agishyirwa muri gereza. Uhari ureba, uri Imana ikiranuka, ariko wamuhaye ubuntu ntiyacogora. Ndasabira abahungu n'abakobwa ubuntu bwo kudacogora aho barimo gutambuka, ubuntu bwo kudacogora kugutegereza, ubuntu butera umuntu kutagukuraho amaso, ubuntu butera umuntu kutava muri uru rugendo Uwiteka Mana Nyiringabo, kutayoboka inzira y'ubupfumu, kutayoboka inzira yo kwirwanaho, kutayoboka inzira y'ibyaha. Ndamusabira ubuntu mukunzi mwiza bwo kugutegereza, kutayoboka inzira y'amanyanga. Ndasaba ubuntu bwo kugutegereza Uwiteka Mana Nyiringabo, kugutegerezana kwizera, kugutegerezanya gutunganywa, kugutegerezanya kurushaho gusa na Yesu Uwiteka Mana Nyiringabo. Ubuntu bwo kugutegereza ikibi kitamunesheje, ahubwo akinesheje icyiza. Ubuntu Mwami w'abami, ubuntu Mwami mutwaze. Harimo ibivugika n'ibitavugika, harimo ibyo batubwira ntitubashe kubyumva, hari n'ibyo atabasha kuvuga kuko yaravuze none byabaye too much. Uwiteka we mutwaze, wowe ureba mu ndiba y'umutima we, wowe ureba mu buzima bwe bwose, wowe uzi ibirenze n'ibyo we yamenye. Mutwaze Uwiteka Mana Nyiringabo, wowe uzi ibya none, ukamenya n'igihe hazashyirwaho iherezo. Ntitubizi niba ari mu mwaka umwe, ntitubizi niba ari mu myaka 10, ntitubizi niba ari mu kwezi kumwe, ariko murinde kunanirwa hasigaye amasegonda, murinde kunanirwa hasigaye ukwezi, murinde kunanirwa hasigaye iminsi mike. Muhe imbaraga zimwambukana aho ushaka no mu byo ushaka Uwiteka Mana Nyiringabo. Twongeye kukubwira ngo turibumba mu biganza byawe, tubumbabumba uko ushaka, uduhe forme imeze nk'uko ushaka. Utugeze kuri ubu buhamya nk'ubwa Mose, ngo yari umugwaneza, ngo yarakiranukaga mu nzu yanjye yose.
tugeze aho ushaka. Nyubakamo akamaro ka Yesu, nyuzuzamo izi mbabazi. Narabibonye wazishyize muri Yozefu. Bene wabo abavandimwe bagarutse barongera baramubeshya bati data yasize avuze ngo ntuzatugirire nabi, ngo rarara, bakivuga ibinyoma bafite ubwoba. Ariko yabireba akarira, umutima wo kugira imbabazi, akavuga ngo mwagambira ibi ariko Imana yabikoresheje ibyiza kugira ngo inkizanye namwe n'ubwoko bwose. Yarafite umutima wababariye udashakira abavandimwe bibi, kandi afite imbaraga n'ubushobozi bw'ubwami bwa Egiputa bwose mu biganza bye, ariko afite umutima wahinduwe nawe. Mwami turagusaba umutima udashaririye. Kiza abahungu bawe n'abakobwa bawe bazamutswemo n'umuzi wo gusharira kubwo guhemukirwa, bakize gusharirirwa, bagarura ibitwenge n'amahoro mukunzi mwiza, bakize umunkanyari no kumagara. Abavuye mu rugendo bagarure, begure kubw'imbabazi zawe. Abahagaritse imihamagaro myiza yari dufitiye umumaro, ongera ubegure kubw'imbabazi zawe mukunzi mwiza. Abirwaniriye papa bagaca inzira zitarizo, abagore bamwe bashatse imiti, abagabo bamwe bashatse ibyo kwirwanaho. Uri Imana y'imbabazi nyinshi n'ubuntu bwinshi, ongera ubagaruze neza, ubahindukize, ubahe kugutegereza mwami bategereza igihe cyawe, kuko itanze umugisha uza utageretsweho umubabaro, kandi iyo wawutanze uwutanga utakisubiyeho. Bakize ibinyoma by'umwanzi byuzuye byo kwirwanaho hirya no hino. Kiza abakobwa bagutegereje igihe kirekire bifuza urushako, kiza abo basore bategereje, kiza abana bawe barimo guca mu bihe by'ubukene, ababyeyi badafite icyo bishyurira abana amaminervari, ababyeyi ubuzima bwakubititse bumva badashaka gutaha kuko urugo rufite ibyo basaba batabifite. Ndakwinginze ngo bakize kubw'imbabazi zawe, ubagirire neza. Kiza abagore bategereje ko abagabo babo bakizwa, kiza abagabo bategereje ko abagore babo bakizwa, kiza ababyeyi bategereje ko abana babo bakizwa. Kiza Uwiteka Mana Nyiringabo abo bose bafite iyo mibabaro ibagoye, bikoreye ku bitugu byabo. Reka imbabazi zawe nyaguhora ku ngoma zibegure, begure ubemeshe. Abahitamishijwe n'imibabaro, abakubititse nk'uko Mose yarakubititse kavuga ati sinzi kuvuga sinanabyigeze, abayoboye icyo bazi, wabaje ngo mwakora akazi kibakubwira ati ntituzi icyo tuzi n'icyo tutazi. Ubuzima bwarivanze, barumva bameze nk'abasazi mu mitwe yabo. Mwami w'abami, bakize kubw'imbabazi zawe. Kiza abagutegereje, barakumenye, bafite ibyo bakwizeyemo, bafite proje bazanye imbere yawe, basengera bagiraho inama, bagirire neza kubyina ngaha, kuko ibyo byose tubikeneye tukiri ngaha. Waratubwiye mu ijambo ryawe ngo ese waduhaye Kristo, ngo hari icyo watwimana nawe. Turagushimira umwana wawe waduhaye ku bwacu, turagushimira amaraso wamennye ku bwacu, amaraso y'isezerano rishya, amaraso yashyize iherezo ku bya kera, amaraso yaduhinduye abera, amaraso avuga ibyiza kurusha ya Abeli, amaraso avuga imbabazi atavuga guhora, amaraso avuga ngo utase naryozwe ibibi yakoze, amaraso yampinduye uwera, amaraso avuga imbabazi. Ndagushimira ayo maraso wamennye ku bwacu. Waratubwiye ngo tujye tubikora twibuka. Iyo turebye umusaraba tubona urukundo rwuzuye. Reka wari ucogoye yibaza ko utamukunda utamwitayeho, muhe kubona umusaraba, ko umusaraba hariho urukundo rwuzuye. Wowe muremyi w'ijuru n'isi, wambaye umubiri, uhinduka umuntu usuzugurwa n'abo waremye, wambara ubusa ku musaraba, utega amaboko ku bwanjye umunyabyaha. Mwereka urukundo yongera rwumve rwe kumubera inkuru. Wari ushenjaguwe n'ubuzima n'ingorane, muhe kongera kubona umusaraba. Warakoze ngo tujye dukora dusangira kuri aya meza y'umwami, ngo tubikore tukwibuka, kuko iyo twibutse umusaraba turakomera, twibuka imbabazi zitarondoreka twagiriwe, twibuka urukundo rutagira akagero twakunzwe, twibuka ko utaje gukora umurimo igice muri twebwe, twibuka ko umunsi umwe tuzakubona, bigadutera gukura amaso yacu ku by'isi tugatumbira aho tugana. Ndagushimira amaraso wamennye ku bwacu. Mwami, igihe tunywera kuri kino gikombe, turasenze mukunzi mwiza, kugira ngo ibihango byose bitari byo byubatswe mu buzima bw'abana bawe byose bisenyuka ku bw'amaraso y'isezerano rishya. Waravuze ngo ni amaraso y'isezerano rishya, isezerano rishya rishajisha ibyabanje. Ndagushimira amaraso y'isezerano rishya. Ibihango yinjiyemo abizi cyangwa atabizi, ibyo yakorewe abizi cyangwa atabizi, byose byongere bihinduka ubusa. Byarabaye hashize imyaka irenga 2000 ku musaraba, ariko reka bibe manifeste mu mubiri we, reka bibe manifeste mu mwuka we, reka bibe manifeste mu bugingo bwe. Aneshe, yambare wowe ugaragare muri we, umutsindira ibyo atabashaga kwitsindira. Ngo wenze igikombe uragishimira, ngo uravuga ngo n'amaraso y'isezerano rishya agiye kuva ku bwa benshi. Abahungu bawe, abigishwa bawe mwari muri kumwe barebaga igikombe musanzwe musangira, ariko we wavugaga amaraso yenda kumenwa ku bwacu. Turagushimira amaraso wamennye ku bwacu.
ngo wenze umugati kandi nk'uko mwari musanzwe musangira, ariko ufashe umugati ngo urawushimira, ngo uravuga ngo uyu ni umubiri wanjye ugiye gushenjagurwa, wari ugiye kumenagurwa, wari ugiye gukorwa n'isoni, wari ugiye kugira imibyimba ku mubiri wawe, kugira ngo twebwe tutazakorwa n'isoni, kugira ngo tube bazima. Mu mibyimba yawe dukira indwara, dukira ikimwaro, dukira isoni zari zidukwiriye. Ubwo wari guhinguka data, twari kwihisha mu bihanamanga, ariko ibyo byose wabyishyizeho ku bwacu. Ndasenze ngo igihe abana bawe barira kuri uyu mutsima, imibiri yabo yongere igira imbaraga, aba ibicano by'amasengesho byazimye byongere byake, aba indwara zuzuye mu mubiri zikire, bagira amagara mazima, babashe kuguhimbariza muri uyu mubiri, babashe kugukorera muri uyu mubiri, kugeza igihe bazawukurirwamo bagiye kwambika umubiri w'ubwiza, bagira imbaraga zo kugukurikira, iminyururu y'uburyo bwose, gutsikamirwa, amatoni umwanzi atereka ku bitugu, umuntu yajya kubyuka bikanga, yajya gusenga bikanga, yajya kwiriza bikanga, yajya gukiranuka bikanga, yajya gukora imirimo bya bikorwa byiza by'abakijijwe, yajya kubikora bikanga, iminyururu ikamubatira mu cyaha. Reka byose bimenagurike mwami w'abami, ubuzima bushya bw'abari muri Kristo Yesu nawe buhinduka umugabane we. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo wabyawe n'Imana wese anesha iby'isi. Reka igihe yegera iki gikombe, igihe arera kuri uyu mugati, nawe aneshe. Kunesha bive mu kwizera, kunesha bive mu byo yarazwe mu mwuka, bigaragarizwe mu ngiro mu buzima bwe. Urakoze mwami w'abami, turagushimira abo bera duhujwe n'amaraso yawe tugiye gusangirira rimwe, yaba tugiye gusangira uyu munsi, yaba bazabikurikira hanyuma nabo bagasangira. Reka ubwo buntu ugirira itorero watugize umubiri umwe, dufite bene wacu babera mu ndimi zose, mu moko yose, n'umubiri umwe urimo wubaka. Reka abo bera duhuriye kuri iki Nyagora ku ngoma bose bagwiza imbaraga zo kugutegereza, twese tugwiza imbaraga zo gusa nawe, kugira ngo ntiduhinduke abatukisha izina ryawe, ahubwo tubere kuguhesha icyubahiro. Mara intege nkeya muri njyewe zanteraga kugukoza isoni, zimaremo zose, zimaremo zose. Aho nasa nawe untere gusa nawe, umutima ukunda nkawe, umutima wuzuye imbabazi, umutima uha abantu ubuntu nk'uko uhora ubungirira. Umpe gusa nawe mukunzi mwiza. Urakoze mwami w'abami. Reka kandi igihe banywera kuri iki gikombe, barira kuri uyu mugati, gukenyuka kwabize igihugu guhunge, gukenyuka kuri imiryango yabo guhunge mu izina rya Yesu. Azamara igihe cyose wamugeneye kukimara, kandi akimare kidapfa ubusa, ahubwo asohoza ibyo wamugeneye. Ubakize uruzerero no kurorongotana, uduhuze n'icyo waturemeye. Urakoze data. Mwami duhagarariye kandi bene wacu batarakumenya, ubwo wowe wunze umubiri umwe nanjye, ugahuza umubiri wawe n'amaraso yawe nanjye, kandi nanjye nkaba mfite abandi mbihuje nabo, ndabahagarariye muri uyu mwanya. Reka izo mbabazi wangiriye kubw'igihango mfitanye nawe Yesu, nkaba mfitanye nabi igihango, bamwe bava mu nda yanjye, abandi dufitanye isano ry'urushaka, isano ry'urukundo, isano ry'amaraso, abandi ni bene wacu n'abavandimwe benshi batarakumenya, bene wacu batarakumenya, dufitanye isano y'amaraso. Turabahagarariye mwami ngo izo mbabazi watugiriye zibagereho. Turabasabira kurindwa mwami mu gihe batarakubona, ubarindire mu mbabazi barimo barorongotana, ubarinde gushenjagurika no gushira, ubarinde kubw'imbabazi zawe mwami. Senze ngo iryo sano dufitanye nabo mwami ribabyarire mw'ibyiza, kurindwa, guhindukizwa, gutwikurwa igitwikirizo kiba umwanzi yabatwikije ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabarasira. Turasengera abacu ngo agakiza gatahe muri bo kubw'imbabazi zawe.